Ndongeye ndabashuhuje bakunzi b'umuyoboro Umuco TV, mbashimira ko mudahwema kudukurikirana no kuduha ibitekerezo. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubagezaho ibya Joriji Baneti. Kera hariho umwana w'ikizeze akitwa Joriji Baneti. Umunsi umwe nyina amwohereza kumugurira inshinge ku isoko. Umwana aragenda, amaze kuzigura agaruka azipfumbase mu gipfunsi. Ageze mu nzira abona inyoni yafashwe n'umushibuka iruhande rw'ikirundo cy'ibyatsi byumye. Ariyamira ati "Yoo, mbega inyoni nziza, kereka nyifashe." Agira za nshinge azishinga muri bya byatsi yanga ko zimubuza gukoresha amaboko yombi. Amaze gufata ya nyoni agaruka gushaka inshinge muri bya byatsi. Atazibuzega arashaka aho mugabo abona rumwe izindi arazibura. Bigeze aho nk'aho yagatashye aribwira ati "Mama ndamuzi, arantonganya ndetse aranankubita. Reka nshire ubute nzishake, sinamukira." Dore rero nawe ngo yungutse ubwenge. Ashinga ku byatsi abiha inkongi ngo aze gushakira inshinge mu ivu. Mbese ubwo ari kuzibona? Erega ntiyari ikizeze, yari akabije. Nuko amaze guheba ataha yifashe mapfubyi. Nyina yumvise uko byagenze ararakara, niko kumubwira ati "Wacyo ntazi we, imifungo 2 y'inshinge niyo wagombye gushinga mu kirundo cy'ibyatsi, wabaye wazitunga ku kuboko kw'ishati. Pu! Dore ndajya gutyarisha iriya suka cyangwa nayo uyite." Joriji isuka arayibatura agenda yishimye kuko nyina atamukubise. Aho muzi uko yabigenje bamaze kumutyariza? Umusa w'isuka yawushinze mu kuboko kw'ishati irashishimuka. Nyina amukubise amaso n'ishati yacitse atera hejuru ati "Wanjijiwe, urabona ngo urapfumura umwambaro wawe? Wabaye watwaraga iyo suka ku rutugu. Cyo no jya gucyura iriya ngurube iri hariya hepfo mu njumbure." Joriji agenda ubwo abonye ingurube yibuka ibitutsi bya nyina. Niko kuyiterera ku rutugu, ya ngurube igira ugutwi kwa Baneti irakuha. Noneho nyina amubonye induru ayivaho. Ati "Yo bobobobobo, wagipfuwe, ingurube yarinze kuguca ugutwi ureba iki? Wabaye waza guyikurura inyuma yawe. Ntacyo uzimarira, noneho ndahebye. Icyo no jya kwa Veronika gutira inkono yo guteka inyama." Joriji Baneti yiruka ubwo no kwa Veronika mu gacyamo. Amaze gushyikira inkono ayishumika umugozi mu mukondo agenda ayikurura inyuma ye. Hogi hogi hogi! Igikono nacyo kiramuhima kigenda kimuca ibitsi inzira yose. Ageze mu irembo nyina amukubise amaso ati "Shyuhuhu Joriji we, nibakureke, uri inka mu zindi, nanjye nguri inka. Ashwi nayo ntuyigejejeho. Yewe nkuye y'amaso, sinzasubira kukwakura ejo ntaziruka ku gasozi kubera wowe." Nyamara ngo nta mubyeyi ucika ku mwana we. Baca umugani ngo ibyaye ikiboze irakirigata, kandi ngo ubyaye ishyano araryonsa. Bwagiye kwira nyina aramubwira ati "Mwana wanjye, ni wowe mfite wenyine, ni wowe nkunda, ntukababazwe n'uko ngutuka. Mba ngira ngo uce akenge nk'abandi bana. None dore ngiye kugura umunyu n'urusenda byo gushyira mu nyama kugira ngo zize kuryoha, usigare uncaniye ndatebuka. Nubona kandi inkono igiye gukama ntaraza, wongeremo utuzi dukeya. Uramenye ntushyiremo menshi utaza kubishya umufa." Nyina amaze kugenda, Joriji asigara ku nkono ahutagira umuriro, acucagira amazi make muri ya nkono. Bigeze aho agira inyota, nuko ajya kunywa divayi yari mu idebe. Idebe rya divayi ryari riteretse ku gisanduku hamwe n'andi, rifungirwa mu ndiba uruhande rumwe. Amaze gufungura ngo anywe,
yumva umurangu uratunguye, ahaguruka bwangu yibagirwa gusiga afunze rya debe, ajya gucurira amazi mabisi muri za nyama. Agarutse kunywa divayi asanga yashiriye hasi, atera hejuru ati ye baba we, noneho mama aranyica. Aratekereza ati ibyiza ni ukubihisha. Nuko akugerera ku mufuka w'ifu anyanyagiza mu kiziba cya ya divayi. Inkoko yarariraga imwikanze irakokoza. Baneti ayumvise ayibwirana uburakari n'umujinya ati ceceka wa ndondogozi we, uramenya utaza kubibwira mama. Abaye akibivuga ayitera bigezo umujugujugu w'umuhoro, ayigesa akajosi iracuranguka. Abonye ayishe arataka ati ye baba we, noneho amagi azararirwa nande? Reka njye kuyararira. Nuko Baneti ajya kubunda hejuru y'amagi. Nyina nawe kera kabaye arashyira araza. Joriji uri he? Ndi hano mbundikiye amagi kuko nishe ya nkoko. Wishe ya nkoko wayihoye iki? Yashakaga kundega kuko nangije ifu. Wangije ifu ute? Nayisutse mu kiziba cya divayi nari imaze kumena. Wamenye divayi yose yari iri mu idebe? Mbega igihu cya nyantango! Mana y'ijuru, noneho tugiye kubigenza dute? Dusigaye iheruheru, dusigaranye amaso yo kurira gusa. Dupfuye rubi, rumwe rw'imbwa zitungwa no kugondoza rubanda no kuyoboza amacuti. Nuko Nyamugore asohoka arira, ahetse amaboko. Joriji Baneti nawe amwoma mu nyuma. Bwari bumaze no kwira, umuntu ajya kurora undi akabanza gushishoza. Wa mubyeyi abonye ko umuhungu we amukurikiye, aramukomera ati uragwa he Joriji we? Pfa gusiga ushitse ruriya rugi wacyo ntazi we. Nuko Baneti arakimirana n'imuhira, agira rwa rugi arushikanuza ku muryango, aruterera ku mutwe akurikira nyina. Undi ashubije amaso inyuma abona Baneti n'urugi ku mutwe, arumirwa ati iri shyano ndarikika nte? Wakizeze we, ninde ukubwiye gushikuzaho urugi? None se si wowe umbwiye ngo ndushike? Sinari nkubwiye ngo urukururireho gusa kugira ngo nibura dusige twegetse ku muryango? Noneho rero numvise nabi, none se mbigirene? Shyuhuhu, ni ishyano rimwe ribi ritagira gihanurwa. Nuko Joriji na nyina barakomeza baragenda. Hashize umwanya bumva amajwi y'abantu imbere yabo. Nyamugore ubwoba buramutaha, nuko abwira umuhungu we ati turashize, reka twurire igiti. Abo wumva ni aba nijoro. Nuko hashize umwanya Joriji abwira nyina ati mawe, ndumva nkubwe, ndashaka kunyara kandi sinshobora kwihangana. Ikomeze wakirogewe batatwica. Sinabishobora kandi sinagerageje kwihangana kera gake, uruhago rurenda guturika biraba uko byakabaye. Nuko Joriji agize ngo ararekura, inkari zose ziboneza mu nkono ya bya bisambo. Naho bya bindi biti ego ko, ngaho rero imvura yagwa? Irahise uno mwanya? Ahari yari intonyanga. Ntacyo bitwaye ariko, ikivuye mu ijuru kikagwa mu nkono kiba ari cyiza. Ibisambo ntibyabyitaho, byikomereza kubarura amafaranga. Ni nacyo cyari kibiraje inshinga ngo hatagira ikizimba ibindi mu migabane. Joriji amaze akanya yongera kongorera nyina ati
ntabwo urugi rurandemereye, ibinya bimaze kuza mu mitsi ndumva rwenda kunshika. Nyina aramutwama ati rukomeze wa kivume we batatugirira nabi. Nuko urugi ruramanuka no hagati ya bya bisambo ngo pii, umutima ubihubukamo bikwirwa imishwaro byiruka amasigamana, kibuno mpamaguru, kibuno mpamaguru, kibuno mpamaguru, bigenda bitarora inyuma. Bimwe biti twakurikiwe, ibindi biti ijuru riratugwiririye. Nuko Joriji na nyina babonye byirutse bamanuka ubwo batangira kuyoragura bya bifaranga, buzuza imifuka, ibindi babitonda ku rugi bafatanya kurwikorera, basubira imuhira bishimye. Ngayo nguko ngibyo ibya Joriji Baneti wari ufite ubwenge buke, ariko amaherezo birangira akijije nyina ndetse bayoragura n'ibifaranga by'aba bajura, baragenda barakira, baratunga, baratunganirwa. Mwakoze gukurikira umuyoboro Umuco TV, mwibuke gusiga mukoze subscribe ndetse mukore share. Ikindi kandi mwibuke nanone kuduha komenti hasi kugira ngo tumenye ko mudukurikirana, kandi muduhe n'ibitekerezo ku byo mwifuza ko twazabagezaho muri video y'ubutaha. Mwakoze rero, murakarama.